Muri iki gihe tugezemo ntabwo ukeneye ibikoresho bihambaye ngo ukore indirimbo nk'uko Silvizo ajya abigenza. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wafata indirimbo y'umusitari runaka ugakuramo amajwi y'uwo musitari ugasigarana beat yonyine. Hanyuma nkwereke n'uburyo wafata iyo beat y'uwo musitari hanyuma ukabasha gushyiramo amajwi yawe nk'uko Silvizo ajya abigenza. Agafata indirimbo akazishishura agashyiramo amajwi ye. Niba waragize icyo gitekerezo iyi video irabigufasha. Nureba iyi video ukayirangiza uraba ufite ubushobozi bwo gufata indirimbo y'umusitari ukayikuramo amajwi ugasigarana beat yonyine hanyuma ugashyiramo amajwi yawe. Nawe ukikorera indirimbo nziza nk'uko Silvizo ajya abigenza. Ngira ngo urabibona yuko nyine afite content nziza akurikirwa n'abantu benshi, nawe ubishatse wabikora, ni ibintu byoroshye cyane. Tudatinze mu bintu byinshi reka nkwereke uko bikorwa, ariko nyaboneka mbere yuko dutangira liking ino video ukande subscribe niba utarayikora. Ufite ikindi kibazo cyangwa igitekerezo bisigaho muri comment ndahita musubiza. Iyi video irimo ibice bibiri. Igice cya mbere ndakwereka uko wafata indirimbo y'umusitari runaka ugakuramo amajwi y'uwo musitari hanyuma ugasigarana beat yonyine. Hanyuma iyo beat usigaranye ukaza kuyishyiramo amajwi yawe. Icyo ni igice cya mbere. Hanyuma mu gice cya kabiri cyo ndakwereka uko warekodinga amajwi yawe, nkwereke n'uko wayashyira muri ya beat ukoresheje InShot. Iyi application turayikoresha cyane dushyiramo amajwi muri ya beat yacu. Tudatinze mu bintu byinshi reka dutangire n'agace ka mbere nkwereke uburyo wafata indirimbo y'umusitari runaka ugakuramo amajwi ye ugasigarana beat yonyine. Uzaza hano muri phone yawe uze kuri browser ukoresha, njye nkoresha Chrome dore ngiyi, uyijyeho. Numara kwigeraho uzasacinga ngo vocal remover.org. Uzahita uhinguka kuri dashboard imeze uku nguku. Ukimara gusacinga uzahita uhinguka kuri dashboard imeze uku. Uhita ukora hano handitse browse my file uku nguku. Bazahita bakujyana aha ngaha, uhita uza ukora hano handitse media picker gutya. Nurangiza uzahita uza usacinga indirimbo ushaka gukuramo amajwi ugasigarana beat yonyine. Njye nari nashatse gufata iriya ya Diezdora extra stamina, ubwo ndayisacinga ndahita nyibona gutya, uhite nyikoraho, ubundi uhita utegereza bazahita baguhereza beat baguhe n'amajwi ukwayo ku ruhande. Nibamara kubigukorera uzahita ubisevinga muri telefone yawe, usevingemo beat yonyine n'amajwi. Amajwi yo nushaka uzayorere kuko nituri buyakenere. Tugiye gufata amajwi yacu tuyashyire muri beat y'umusitari runaka. Njye nahisemo indirimbo ya Diezdora, ubwo tugiye gufata amajwi yanjye tuyashyire mu ndirimbo ya Diezdora. Ubwo turangije agace ka mbere ka video ko gufata indirimbo y'umusitari tugakuramo amajwi ye tugasigarana beat yonyine. Noneho tugiye kureba uburyo wafata ya beat ugashyiramo amajwi yawe ukoresheje InShot. Tudatinze, niba udafitemo InShot muri telefone yawe uzaza hano kuri Google Play Store cyangwa se App Store, uze usacingemo application bita InShot. Ukimara gukora kuri search bazahita baguhereza application imeze uku nguku, uhita uyesitara muri telefone yawe. Njye namaze kuyesitaramo, ubwo ndahita nkora kuri open. Noneho duhite twigana ukuntu ngiye gufata iriya beat nkashyiramo amajwi yanjye step by step. Numara gushyiramo ino application ya InShot uzasa nk'ubikupaho gakeya, uze nanone muri telefone yawe. Nta muntu udafite
ya application ya sound recorder muri phone ye, uzaza aho usanzwe nyine urikodingira amajwi gutya, uze urikodinge amajwi ushaka gushyira muri ya beat. Ngiye kuko ndi gukora iyi video nta majwi ndi burikodinge, ibyo ngibyo amajwi ndi bushyire muri beat nayafite muri phone, ubwo nyine wowe uraza kuza uhita urikodinga amajwi ushaka gushyira muri ya beat. Nurangiza uze kuri ya application umaze gushyira muri telefone yawe InShot, uze hano video uhakore gutya, uhita ukora hano kuri new project. Nurangiza uzaza urebe ifoto muri telefone yawe, ngiye kankoresha iyi ngiyi, uzarebamo nyine agafoto ushaka. Nurangiza iyo foto uyifate gutya ya adjustinge ibe nini uku nguku. Numara kuya adjustinga yabaye nini, ikintu ugiye gukurikizaho uzahita ukora hano handitse, ahangaha handitse audio, ukore gutya, wongere ukore hano ahangaha kuri music. Nurangiza uzahita uhitemo ya beat twamaze gukuramo amajwi y'umustar, uyikoreho uku nguku, ubanze wumve ko ari nayo, uzabanza uyikoreho wumve ko ariyo. Urumva ko ngewe ni indirimbo ya Diezdora nyine nakuyemo amajwi, kanyikumvisheho gake wumve. Urumva ko ni beat yonyine nta majwi arimo. Uzahita ukora hano ku kamenyetso ko guteranya gutya, urabona ko tayari beat yamaze kugeramo gutya. Niturangiza twongere dukore hano kuri kano kantu ka music gutya, ugakoreho, noneho uhitamo ya majwi umaze kurikodinga muri phone yawe ushaka gushyira muri iriya beat. Uzahita ukora hano ku kamenyetso ko guteranya nanone gutya, izahita igeramo. Noneho tugiye guhuza ano majwi na ya beat yacu. Urumva ko nyine amajwi yacu ntabwo ari kumvikana, hari kuvuga gake. Uzakora hano kuri volume uyongere yuzure, ugeze wenda nko kuri 200 kugira ngo bijyane na ya beat yacu gutya. Kuri gaterebye gutya wongere wumve. Ngira ngo wabyumvise, amajwi yacu yamaze kujya muri ya beat, ngira ngo uri kubyumva. Nurangiza umaze kumva nyine ko wabihuje byahuye neza, uzahita ukora hano ku gaterebye, uhita ukora hano kuri export hano hejuru gutya, uhita ukora kuri export, noneho ubundi ihite yisevinga muri telefone yawe. Uzategereza bigere ku 100%. Guys, wowe tugeranye kuri munota, ntibibagirwe gukora subscribe kugira ngo muri video z'ubutaha tujye tubana, kandi wandike no muri comment ikindi kintu wifuza ko nakwigisha.